Yes, ngwaye ikaze kuri YouTube channel. Iri ni itangazo risohowe na RDB, ikigo gishinzwe iterambere mu gihugu cy'u Rwanda. Iki kigo cyo cyari cyagize uruhare runini mu kuba abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda bahaguruka bakemeza ko bagomba gufunga insengero. Ariko RDB hari itangazo isohoye ku kibazo cy'insengero zitari ziri gukora muri iyi minsi yose itambutse. Ni itangazo kuko nabikubwiye risohowe na RDB, tugiye kurebera hamwe ku kibazo kijyanye n'insengero, ku buryo ishobora kuba hari amahirwe y'uko zigiye gufungurwa zimwe muri zo, ariko hakaba hari utuntu tw'ingenzi dutoya zigomba kuba zubahirije, by'umwihariko bitewe n'uko ngo basanze hari insengero wasangaga zifite abayoboke rwose batarenze n'abayoboke 200, ariko ugasanga ni urusengero ruhagaze umunsi ku munsi, abantu baza gusenga, ariko ugasanga nyine ni urusengero rudashinze neza rwose, rudahamye, kandi ubundi bakavuga ko urusengero ruhamye rwagakwiriye kugira abayoboke 1000. Nguhaye ikaze muri kino kiganiro, Ngendi Isa uri kuri Rwanda Room TV, kubwire ngo kanda subscribe kugira ngo tube tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Kuko nabikubwiye, Minisiteri ishinzwe iterambere mu gihugu cy'u Rwanda RDB, Rwanda Development Board, rwemeje ko rugiye kugenzura neza koko niba bimwe mu bintu urusengero rusabwa kugira ngo rube ruhamye rugomba kuba rufite muri ibi bintu bikurikira, ari nibyo by'ingenzi bari kugenderaho. Icya mbere, urusengero rugomba kuba rufite abayoboke 1000. Urusengero rwose rugomba gufungura, by'umwihariko rwagaragaje ko urwo rusengero rufite nibuze abayoboke 1000, kandi banditse ku mpapuro cyangwa se banditse mu ikayi y'urusengero, by'umwihariko bakabigaragariza bakabijyana ku akarere kaneza akabyohereza muri RDB, barangiza bakabona ko urwo rusengero ruteye imbere, nta kintu na kimwe cyapfa kuruhungabanya. Icya kabiri, kuko mwabibonye, ni ukuba urusengero rurimo amasound proof. Ngira ngo mwarabibonye mu nsengero zanyu musengera mwashyizemo udutuma ibintu bituma amajwi adasohoka hanze ngo abashe kuba yagera ahantu hose. Ibi ngibi nabyo bikaba ari bimwe mu byari bikenewe ko bibanza kugurwa byihutirwa kugira ngo urusengero rube ruhamye. Nabyo bavuze ko nyine urusengero rugomba kuzajya rukora ari uko rubifite. Ikindi ni uko urusengero by'umwihariko nk'uko babibonye, insengero zigiye gutangira kuzajya zisora, kubera yuko bamaze kubona yuko ngo abapasiteri amafaranga menshi bayasoraga bakayarya, kandi nibyo koko k'urusengero ugasanga rumaze imyaka 5 batura buri munsi, ariko ukaba utabaza abantu n'ibihumbi 500 kuri konti yabo ngo babe babikwereka. Bikaba baramaze kwanzura ko insengero zigiye kuzajya zisora. Ikindi kandi bagafata abapasiteri bize babyigiye, akaba ari bo bazajya bayobora insengero, kugira ngo umuntu aze ngo afite impano ngo bayimbonyemo ngo ni umuhanuzi. Oya, ibyo ngibyo leta ntabwo izajya ibyemera. Ikindi biyamye n'abantu bahanura mu rusengero, bagahanura imperuka. Ibintu by'imperuka kubihanura mu nsengero ntabwo byemewe. Uzajya ufatwa ahanura imperuka azajya ahanwa, cyangwa ngo avuga ngo ku isi ntabwo ariho iwabo. Reka ngushimire ko abanye muri kino kiganiro, mbwira ngo Ngendi Isa uri kuri Rwanda Room TV, ukore subscribe, ryari itangazo ritaha kuva muri RDB. Ndabashimiye.